Mwaramutse neza. Igitondo cyiza. Nifuje ko kuri uyu munsi ku itariki 6 z'ukwa karindwi 2024 twaganira ku bijyanye n'ibiri muri taburo yacu, ariko mbanza ku bimaze iminsi bisirikira ku mbuga zacu byari biri muri taburo. Biriya bintu rero twaba barabikoze, abandi byarabananiye, ariko nagira ngo mpumurize abantu batabikoze yuko nta birenze. Njyewe mbigenze umugenzi bwanjye, ariko siko kuri, ahubwo ngiye uko mbireba. Mbona kari akantu ari nk'akantu kakarindagiza baduhaye mu gihe abantu basakuzaga bavuga ko open minded bayibuze itakibaye. Badukubita aga surprise ka challenge, ni challenge nyine n'ubundi, ariko nta by'ingenzi, nta kintu gikomeye wenda yakabaye ihungabanyamo konte yawe. Ndori impamvu ubundi akambere urabona ko byakurikiranaga cyangwa se ko bikurikirana. Akambere kavugaga ngo kuba ngo warakoze intuza ngo checklist, kandi ubusanzwe umupayoniye wari we wese aba yoburije gukora checklist, kuko utanayikoze n'ubundi ntabwo zazagera muri wallet yawe. Twasabwe imbere gukora checklist, n'ubundi twarayicompletaga na mbere ikaba iruzuye, bya bintu basabaga kuba warakoze ama wallet, confirm ama wallet n'ibindi nkabyo. Akambere nibyo katubwiraga. Wageze wa kabiri ugasanga nta kintu na kimwe cy'ingenzi kavuga, uretse kuvuga ngo tuvisite ngo ntuza ngo profile yacu batwongere muri Pi browser, ngo dukore na setting zirimo kuvisitaro ntuza app. Bimaze iki? Ni iki cy'ingenzi kugira ngo kuyivisita, kuyijyamo ukayireba bimaze iki? Aka gatatu ugasanga barakubwira ngo ashyiraho ngo ifoto yawe ngo kuri profile yawe. Wajya kureba ugasanga gushyiraho ifoto se byatuma uhomba Pi zawe. Ugasanga kurikiraho ka kane karakubwiraga ngo kutanyemo ka emoji kamwe mu tuntu dutanu batangaga tw'udufoto, ngo wemezemo kamwe wakaselekisiona kakazajya kagaragara kuri chat wabaga waranditse urimo kwandika handi kuri chat mwandikirana. Akamenyetso kaza kuri username yawe. Ugasanga rero nakungako ako kantu murumva gafite value. Step akandi gakurikiraho kakakubwira ngo ukore ngo lockup ngo yo muri wallet yawe, kandi iriya lockup batubwiye deja banagaruye muri taburo nayo ngiye kuganiraho. Iri ntabwo ari itegeko, nabo bwabo nusoma muraza kubona ahanditse ngo lockups ngo a voluntary, ni ubushake. Kuyikora ni ubushake, si itegeko. We ku giti cyawe kwiyumvamo ko nkwiye kuyikora. Ushobora kumva yuko mfite Pi nyinshi, mvuga ngo kubera ko mfite nyinshi ziri kuri available, hari zo nzahahisha nyinshi, reka zimwe mbe zirokinze kugira ngo mining yagiye izamuke rate. Ako kantu kwa lockup nayo bagaruye ntabwo kari ingenzi, kuko si itegeko uko bivugira. Baravuga ngo ni ubushake bw'umuntu. Wakavaho akandi kakurikiragaho n'ubundi kavuga gusharinga abagenzi bawe ibyo ubonye muri Fireside. Gusharinga se ni itegeko? Kuba gusharinga ibintu urimo kureba wije muri Fireside ni uburyo bwo kwamamaza ibyabo, n'ubundi bagira ngo tubamamarize. Kandi n'igitangaje ntabwo twabyamamaza hanze, yenda ugasanga turabamamaza n'ubundi mu bantu turi kumwe mu mbuga atari abantu dukangurira kwinjira muri Pi. Ugasanga nabyo nta cy'ingenzi bivuze. Wajya ku kanyuma n'ubundi akanyuma bagaruka kugushimira, bakakwereka ntuza nk'akantu ke kakwereka kameze nk'umudari w'ishimwe bariko nabyita, kagushimira yuko upasinze neza, kakwereka username yawe ngo uha abantu link yawe, ayimiri username yawe bagire bagufollowing. Ibyo ntacyo bivuze rwose. Twabikora icyo babizaniye, kandi twagombaga kubikora kubera yuko umushinga atari uwacu ufite bene wo. Byari ngombwa yuko ibintu bagenda batwereka tugenda tubikora, ariko njye nabigenzuye nsanga nta jambo bifite, ariko twagombaga kubikora n'ubundi icyo babizaniye. Tubereke yuko tuba turi active, tuba tubakurikira, tuba tugendana nabo, byo badusaba byose tubyuzuza. Niyo ntego yabyo.
niyo mpamvu twabikoze. Ariko abantu bacikanywe byabananiye ntibabyuzuze, ntibagire ikibazo, ntibahangayike rwose, biriya ntacyo bizahungabanyamo account zabo. Reka yo nigire kuruza kuri lockup tuma kubazwa. Murabona yuko uko nari mbabwiye hagati aho ngaho ko bari baraduhaye ako kantu kangahe, uko nari mbabwiye ka gatanu batubira gukora lockup. Ariko murabizi neza yuko yo wahemezaga niyo wageraga kuri wallet yawe ntunayifungure, system akugarura muri Pi browser ugakika kuri wallet ye bakubaza gusaba gushyamo passphrase, wasubiraga inyuma ugasanga ya step bayivivuye. Bakoherejeyo, ariko kubera ko bakoherejeyo bazi neza ko atari itegeko kubikora, bahise bakora iki? Bahise bakuvivura yuko n'ubundi bikoze cyangwa se we wabyemeye. Noneho muri taburo yacu bagaruyemo iyo ngingo bavuga ya gatanu. Sore mumbabarirwa inkorora muze kunyihanganira aho mutanyumva neza. None rero bazanye lockup yo muri wallet. Bivuze ngo iyi lockup dukora yo muri wallet, icyambere cyo irareba abantu zabaye migrated. Abantu batagira Pi muri wallet ntacyo barebaho. Abazifitemo mu itangazo riri muri dashboard zanyu baravuga ngo kuyikora ni ubushake, ntabwo ari itegeko. Bariya bagabo rero bararebye baravuga bati twabwiye abantu lockup kera, umushinga asa nk'abawutinza. Bamwe bakoze lockup y'umwaka umwe muri lockup yindi isanzwe yo muri checklist. Bakoze lockup y'umwaka umwe ziba migrated, zagize muri wallet yo zose niba zaramaze umwaka umwe, deja zose zagiye kuri available balance. Bajya kubona bakabona abantu bafite ibihumbi nka bingahe kuri available balance. Baratekereza bati bano bantu bafite coins nyinshi, turamutse turoncinze bafite coins zingana gutya, habamo itesha agaciro ry'amafaranga. Bashobora guhana ibitari ngombwa kandi mu gihe batari bamenya value y'icyo bafite. Abantu benshi ntabwo turamenya value ya Pi, ntabwo turamenya agaciro kayo, kubera ko dushobora kugasipia cyangwa se kwangiza, kugura ibyo tubonye byose bitewe nuko dufite ikitwa amafaranga hafi kandi kitari muri credit. Babirebye gutyo baravuga bati ashobora kubamo kwangiza amafaranga, ashobora no kuba kandi nawe none wa muntu akazayangiza ataramenya n'agaciro kayo, uhamukubita indi lockup none yazirazemo ndani akazirokinga ariko akurikije ubushake bwe. Noneho nk'umuntu bazbikoze tukayicyo twamuhemba tukaba twamuzamura muri rate. Muzarebe yo wijemo hariya muri lockup yo muri wallet zirimo ukakora lockup yize kuri available balance. Ukukora lockup uko zizamura nyinshi bagenda bakwereka bo bakurikiza izo ufite kuri available balance. Bakora niba ufite nk'igihumbi n'urugero, bakaba bakwereka ngo rokinga wenda 25 cyangwa se 50, kubarokinga wenda 200 mu gihumbi ufiteho, cyangwa se 500, cyangwa se ukarokinga zose uko zakabaye na duration yapfiriho mu mezi, mu mwaka cyangwa mu myaka. Uko ugenda uzamura duration na percentage ya lockup urokinga, niko bagenda bakuzamurira rate. Bivuze ngo kano kanya wije mugakora lockup ku muntu uzifite kuri available balance, rate itizamuka, ejo yajya ku mining agasanga izo mining ku isaha zitereye zazamutse. Biriya bikaba ari uburyo bwo kugira ngo bashimisha abantu barimo gukora lockup. Ariko wareba mu buryo bwabo bwite, no buryo bwo kugira ngo umunsi niba launchinga Pi bazayilaunching abantu mufite coins nkeya kuri available balance. Iya lockup yo muri wallet ireba abantu ireba ziri kuri available system, niyo mara kwemeza ukabona ukavuga ukakufata nkaramwatse yazo ukazikubita lockup kongera ukazikubita imyaka 3. Uzirikane ko turi 2024 n'ushyiraho imyaka 3 ngo biraba ari yari 2027 mu kwezi nk'uku mu kwezi kwa karindwi, tekeza 2027 mu kwezi kwa karindwi niyo cyo gihe waba uvuga uti nibwo nzemerera kongera gukora kuri izi coin mbitse. Ubwo urumva ugasanga hari n'abantu bazihuta bazabikora babyihutiye acokoje atazi ibyo akora, usange nabwo kuri ziri kuri available balance azi kubise lockup zose akureka akantu
aragahejeje bivuze ngo azirokinze 100%. uze gusanga namara kuzirokinga 100%, usange none akubise mu myaka 3 yishimira yuko arimo kumayininga nyinshi ku isaha, ariko azemere kurya kuri payi kaba niyo bayironcinga. Azayemererwa muri 2027 mu kwezi kwa 7, ni kera. Niyo mpamvu ikintu cyose ugomba kugikora waje kugitekerezaho. Ariko kandi n'amahirwe dufite no kwiriya lock up ntabwo ari itegeko. Nushaka kujyamo yikore, nushaka we kujyamo. Uramutse ufite payi nyinshi kuri available, boshobora kuzibona ukabona kuri available mfite payi wenda 500, ariko uko mbona 300 azantunga mu myaka 3, wafata 200 kazikubita lock up, bigatuma izo ndimo kumayininga kano kanya zizamuka zikaba nyinshi, hanyuma zamara kuba nyinshi noneho muri imyaka 3 zino zisigaye zizantunga. Uwo muntu nawe yabaho, byashoboka, byaterwa nuko umuntu abyumva. Gukora lock up si itegeko, ni ubushakiro nyine mbisubiremo. Nayo mpamvu kano kanya ryatangazo riri muri dashboard rirareburisha ubikeneye, ubutabikeneye ntago yabikora. Ntago nawe afite payi 5 cyangwa 10 kuri available balance ngo ntegeke nazo kuzirokinga, ariko mfiteho nyinshi nazirokinga, ariko ari iki ntabwo nazirokinga. Oya, ntibishoboka. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Mwaramutse neza. Ariko se wibibeshyira ko byanza, wowe uvuga uti ko twagerageje kuzuza tukabasha kuzuza 2 twamende tukayobaho duca, ariko ntuvuge ngo byaranze. Byanga gute wabikoze? Ahubwo nuko mudakurikirana uko bikurikirana, cyangwa se nuko utabanza gusoma amagambo yanditsemo mbere yo kubikora. Bo reka mbigucira muri make, nubwo sinibuka uko bikurikirana, ariko utuntu nibuka muri kano kwibutse. Ariko nubwo sinibutsa wowe ndibutsa abantu batarabikora bari ku rubuga. Akambere usanga kavivuye kwereka kubwira ngo ujye kuri ntoza kuri ngo kakubwira ntoza steps za checklist. Umuntu ari compresse neza checklist yandimo gukora wallet kugira gute, irimo mbese ari ama checklist kubizi ko downloading payi browser, gukora wallet, confirm wallet, gukora lock up. Ibyo ngiye byose ko bikurikirana irimo ni kwivuga n'ikibivuga. Kabiri numva kabiri ivuga ku gukora ntuza setting ya ntuza ya profile. Yo winje muri profile winje muri profile igisubira inyuma ugasanga barayivuye kabiri. Gatatu ivuga gushyira ifoto hepfo, uremo hepfo handitsemo ngo upload your photo on profile picture. Ndakeka ariko byanditse, sinibuka neza ko ariko byanditse ka gatatu. Iyo bigikoze gutyo ugafunguye, none iyo ukiritsemo aho ngaho system irakwimura ikakujyana muri payi browser. Iyo ugeze muri payi browser wenda naho bikucangira, ntumenye ko hepfo wongeyemo akantu kitwa profile, ugakirikaho kafunguka ukagera ahandi murimo kohezanya tudufoto tw'intuza tw'uforowingana. Iyo ugeze hano hameze nk'aho ngaho hejuru akagiye ifoto urakirikaho bifunguke, n'ubundi system kujya na nk'umuntu uzi gusoma urebe system ugaruye kuri memory card ya telefone ya cyangwa kuri galeri ya iPhone yawe, uturanyemo imwe mu mafoto yawe, cyangwa se ukikemo handitse foto, wifotora ifoto direct ako kanya, wifotora ifoto uyuploading n'ubundi kuri hahandi barimo kukubwira. Urumva no wifotora ifoto ukayisettinga aho ngaho kuri profile yawe. Gatatu barahita bayikosora. Iyo bamaze gukosora gatatu, kane ndumva kane hari utuntu twa emoji barimo kukwereka. Ubwo kane ubwo ingufu akagufuri kare ukahita kavaho. Iyo havuye akagufuri noneho uhita ukirikamo, wakirikamo system ikakwereka utuntu tumeze nk'udufoto tune usangamo. Nyataye dutanu, sinzi ntabwo nibuka ko maze iminsi mbikoze, ntabwo mbikoze ubu. Ariko numva iyo maze kugera ngo agufuri kavuyeho ukinjamo imbere ugasanga udufoto turimo, nabwo witoranyizamo agafoto kamuka kemeza. Iyo ukemeje ahita hivivura. Iyo ukemeje ako gafoto nababwiye yuko ni nako uzasanga muri za chat aho hari bacatinganira, niho uzasanga ku ntuza kuri username y'umuntu imbere hari akantu kagashushanyo, wenda akashayija nk'umutima
gashushanyije wenda gashushanyije muri payi cyangwa gashushanyije nk'intuza nk'ikibatsi cy'umuriro, utwo tuntu twose urebaho n'utwa emoji baba bakuye aho ngaho. Iyo step iyo yirenze, step ikurikiraho ikubwira gukora lookup ya ntuza ya ivuga gukora lookup ya yindi yo muri wallet. Uzazindi zagiye kuri available balance kugira izo koraho lookup, ariko aho ntago bahatindaho bitewe nuko bazi ko hari abantu benshi batarakora zitara migrated. No vuga ko yogeza kuri iyo step ugafungura, ugera aho ngaho n'uri kuri kangaira, ubwo ni 5 ugafungura. Iyo ufunguye kakubwira gukora lookup ya ntuzo yo muri wallet. Iyo kiritse aho ngaho system igafunguka kugera kuri Pi browser. Niyo ugarukiye ahandi kuri wallet ahandi bakubaza passphrase, ubwo ngiye no ku bantu batarakora na wallet. Niyo ugeze aho ngaho akubaza passphrase, ako kanya ugasubira inyuma usanga ku step bakavivuye kaba karangiye. Iyo karangiye ubwo basigaje aka step ka gatandatu. Aga step ka gatandatu karakubwira ngo usharinge ibihangano by'abandi baba postinze kuri Fireside. Nawe urakirikaho system kujyana muri Pi browser ifunguke. Nifunguka urebe hejuru handitse Fireside, mu twatuzu tuba turimo harimo ka KYC, harimo ka wallet, harimo akanditseho ntuza developers, hari akanditseho chat, hari akanditseho MineP. Utwo twose ndabiza harabageraho ngo bakajya kwifungura ntuza bakajya kwifungura profile oya. Iyo ugeze aho ngaho ureba handitse Fireside mu kazu ko hejuru kabanza ukabari kukirikaho. Iyo ugakiritse ubwo ni kuri step banzirize ya nyuma. Iyo ugakiritseho n'ubundi karafunguka, nigafunguka kakwereke, nikamara gufunguka kakwereke ntuza ibihangano by'abandi bapostinze muri Fireside. Urakura wareba video, ndabiza aho ngaho winjemo uhita uhingukira kuri video y'umuhinde. Ni wari umuhinde n'umushinwa simbizi, ni umushinwa ngira ngo ni umushinwa kwanza wambaye rinete za filme. Uhingukira ko kundimba arimo kuririmba. Iyo ugeze kuri umushinwa wahitamo ibi bihangano biri hepfo yiwe, harimo amafoto, harimo n'indirimbo n'ibindi byose. Uhitamo kimwe ukagisharinga umuntu munsi gutya hepfo arakantu agafresh kakwereka gusharinga. Iyo bisharinze umuntu niyo wabinsharinga ngiye kuri WhatsApp yanjye oya kusharinga bakoza ushaka kusharinga. Iyo bisharinze kuri WhatsApp y'umuntu cyangwa kuri groupe cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Telegram aho washaka hose kubisharinga, essentiel nuko wabisharinze. Ukimara gusharinga cyangwa kubyohereza niba atumva gusharinga, ukimara kubyohereza umuntu ako kanya ugasubira usanga step bayivive irabananiza iki. Akanyuma nako yo marangije ngiyo akanyuma kari ingufuri nayo direct itivaho. Yivuye cyo ntacyo bakubaza, uragafungura bahagera go tuntu wemeza bikabirarangiye. Kuki muvuga ngo byanze gufunguka? Wenda niba ntanabikurikira step zikurikirana, wenda nuko mbivuze ntarimo kureba uko zikurikirana, ariko numva ko mbabwiye uko bimeze. Kurikira wagiye ngo uhaye neza utivuga ngo byanze gufunguka. Sawa.